ibi ni biki shiraho kamera ibi ni biki shiraho yafashwe mbona Sara yiruka yambaye ibintu sinzi mbona ubwenge budakora neza ntago mbizi mwimbaza ubusa mwimbaza amagambo menshi kiri kwirukanka sinzi ibintu abantu barimo kabisa muri kirano arantu bonye bari mundakure oya havese mundakure watuje mundakure ndabiya Wakihangane sibyo wakihanganye sister watuje niba turishaho ni mu ntabwo namumfasha ni munini umva mani kameraman shaka moto tubakurikiye turebe mufate cyane funga nari funga yasaze kabisa mufate cyane ko bamaze kwinjira nanjye ndaguma hano paka menye ibi bintu byatangiye gute yafashwe gute asaravurwa cyangwa navurwa amaze iminsi mbona atameze neza ariko uyu munsi nabonye byakomeye cyane kurya amafaranga y'abandi kandi bandangiye ko hano muvura rwose bari bambwiye ko munshaka fungura cya cyumba cyaraguru uzane inkoko ihari muyishyira tuyishyire muyishyira hafi y'uwo murwayi yibazanira ibahereza ndababwira icyo bayikoresha yibazanira iyo nkoko mume tuvugane nta kibazo tuvugane dore sinzi wenda niba uri kureba dore urabona ko ngiye akabarusha imbaraga oya niwe namubonye rwose yajyaga aza mu rugo kumureba reka mugaragureho gatoya kugira ngo atazongera urara bimenya hari ibyo ari minori ukore ubona ko ajya mu barozi cyane ariko humura che kameraman uri tayari umva shiraho kamera neza shiraho kamera ibi ni biki shiraho kamera ibi ni biki shiraho watuje umva ni biki ntago mbizi mukuru wanjye arasaze ntago mbizi ntago mbizi ni ukuri tubodo mukuru wawe ingo wafashwe gute nyine twari tugicaye muri saro tubona araje kama mbaya ntago nzi ukuntu byifashe ariko ndaza kumenya intandaro y'ibi byose n'ibi byose bigenze gute niki cyifashe inyuma y'ibi byose so ni MC Seti kamanze menye umva se bite byawe ni byiza aba bantu se haje bibaye gute hano ngiye icyo mbonye ari umusazi ariko hajya ati uyu nguyu wambaye agatambaro k'umukara basanzwe baziranye n'uriya mubyeyi we hanyuma icyo tubona ni uko we yagomba kutubwira amakuru yizewe natubwira uko bigenze utuye hano hafi iyi ndahatuye ndahari nsanzwe muzi uno mukobwa yari umukobwa mwiza agira inama umwana wanjye hari umuntu ubaye iki bite amakuru sister watuje sister tuza amakuru watuje muri kumwe bigenze ni mushiki wanjye ariko nyine dore yari amaze iminsi atameze neza ariko nyine nta kuntu bigenze tu nanjye ndatashye nsanga yabaye ni mu mwambike urabona ko mvuye mu kazi
Sister tuza basi sibyo tuza mwazanye basi amazi mana arayemera se sister basi ihangane nk'amazi sibyo sister tuza tuza sister ni mufashe umwana wanjye watuje mama nawe uyu muntu muri kumwe turi kumwe n'umwana wanjye ariko sinzi ukuntu bigenze maze iminsi mbona bitameze neza yafashwe mbona Sara yiruka yambaye ibintu sinzi mbona ubwenge budakora neza ntago mbizi mwimbaza ubusa mwimbaza amagambo menshi mwe ni murebe icyo Sosti ntago rero biribuze koroha maze kubwira ni uko biri kose shyiraho kamera kandi nanone urabona ko abana ari benshi ushyiraho kamera ntuyikureho tuze kumenya ikibazo cy'uyu mukobwa byifashe bite afashwe n'iki ibi ni ibiki ko mbona kiri kwirukanka sinzi ibintu abantu barimo arongera arirukase we muri kirano harambo wongera ihangane watuje 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 sibyo watu wabari ihangane ni ikigabo watuje watuje hari umuvuzi ushobora kumutubwira ngo arimo kuvuga ngo umugeni n'umuntu n'inshuti yanjye hari umuntu ushobora kuba wamuvuza zamutese nko ku kigo nderabuzima ibi ni ibya kinyarwanda n'umuvuzi gakondo kinyarwanda basi waduhaye amazi badufashije maze kuduha amazi ubundi dushobora kuzicishamo watubabariye basi twasanga zitanakunda ubundi ndahagana pe watubabariye ihangane sibyo mama ugiye kugufasha yarambwiye ngo hari nimero z'umuntu ushobora kuba yagira icyo akora ubwo se ntabwo baca amafaranga menshi ntabwo ari menshi mama ntabwo iby'amafaranga ari ibintu bigoranye amafaranga urareba nyuma sibyo kandi amafaranga ntayo amafaranga urareba nyuma sisi ihangane sibyo tubabarire rwose zana telefone ya mama wambwiye ko ari mama wawe ihangane sibyo twibwirire rero none umwana wanjye umugore w'umusazi turagenda na moto mama ngatubwire yaragiye kuturangira ngarahazi warahaze ntacyo ubwo ngubwo niba njye nagize ikibazo cy'amafaranga niba mwumva mwabimfashamo mama amafaranga ntabwo ari ikibazo tubanze tuvuze sister sibyo mufashe tumujyane tumuvuze amafaranga ni ibihe bibazo ko warebye iby'amafaranga nyuma nese ubundi uwo muganga biba byifashe bite niye mpamvu wumva yuko ari buze kugera akaba yavura uwo muganga hari umuntu nzi neza nanone yagiye afite iki kibazo abasha kumuvura abasha kuba yakira kandi ubona umuntu yasaze n'ibingi barabikora nta kintu kijya kimunanira hari icyo ari bukore ibingibi bigahinduka dufite icyizere arakira kuko uwo muganga asanzwe abimenyereyemo dufite icyizere dushaka imodoka rwose ntabwo mureke gusakuza turumva tuje so none ubu turakora iki turamuvana hano genda ndabona ikintu natwe tugiye gukora sibyo namwe muri abavandimwe nimugire kurumure kuntu mudufasha sibyo tubona akamoto cyangwa akamodoka kuko urabona no kugenda kuri moto nanone waba indi manuka kandi urabona umuntu umeze gutya ntabwo twamutwara kuri moto sibyo mudufashe we ni mushiki wanjye urumva dere bigize gutya biratuza mu niki kibiteye wenda yego naga ameze neza ariko ndagira n'abantu badukurikiye babasha kumenya amakuru yimbitse afashwe gute niki giteye kuba yamera gutya umukobwa mwiza gutya so ni umutipe ngo bakundanaga urumva kuko nyine amaze iminsi tutameze neza ni umutipe ngo bakundanaga niwe umugize gutya sibyo ako basi mugire gutya mudufashe cakamera make kaye nka mushiki wanjye bikoreye ntabwo mudufashe so none tubigenze ariko no muri nje nimugeraho shumi yanjye mani mwimbasa n'ibibazo byinshi tugende mumfashe tugende sibyo mumfashe sister dufashe tugende sister yanga tugiye kugera sibyo ihangane sibyo ihangane sibyo ihangane none uri tayari yuko ari buze kuvuga ndi tayari ndabizi neza uwo muvuzi ni umuvuzi ukomeye cyane arongera arirukase we mundeke
mundeke ntago tukureka umva se mundeke tugende wakigabo we nimwe nziza ndeka mundeke wakigabo mundeke nimwe nziza abagabo nibigire yereke mwimukwabagura basi sibyo mwimukwabagura basi mumfashe nama mumutware gahoro pe ese ngo umuntu w'imodoka bahamagaye ari hano hafi papa ari hafi mubwiye abantu baduhe nimero ze nyine cyangwa muri kumbeshya ngo bamuhamagaye ariko mumbabarire mu mutware neza ni gake ntago ameze neza ni gake mana we ushaka uburyo mwicaza kuri aka kantu turebe umuntu w'imodoka mundakure oya have se mundakure watuje ushaka ukuntu mwicaza umwana wanjye hasi ntiyatuze imodoka igiye kuza imodoka yaje ariko bavuze sister yihangane mwadufashije kuko nkamwe nakwinginze basi numva basi nka musaza wakihangane nukomereka nibwo uri bwishime basi ihangane mundakure nyine ihangane ntabwo nakurekura ni ukuri kw'Imana ntabwo nakurekura Ihangane sibyo wakihanganye sister watuje niba turishaho ni mu mudufashe mu mubyutse umwana wanjye ko mudufashe mu mubyutse sister ihangane sibyo icari ihangane ngani wicare tukujyane kwa muganga ni wicare basi oya ntacyo bahaja nagera ku muganga arakira turimo turagera turi kujyana bana yatirimba sister basi ihangane sibyo torera iyo ngofero sister akihangane ihangane sibyo ihangane basi none gutuza byanze ni gakeya twiranje n'amamoto irihe ngo umwana wanjye ngo abantu bareke kumushungera ni imodoka watubwiraga niyi ngiyi yaje abantu bari no kugenda katagurya mudufashe sibyo abandi bantu bari kumwe umuntu wamuterura bizewe ntabwo namumfasha ni munini umva mani kamerama shaka moto tubakurikiye turebe imodoka niyi uretse babanze bakate sister wakihangane shaka uburyo mumushyiramo ushaka uburyo yicana nawe noneho mama wadufasha nawe ukicara hariya mureba kandi uburyo muza kumufata mufate cyane funge tunga nani tunga yasaze kabisa
Uko ndimo kubikubwira niyo mpamvu nabwiye cameraman ati shyiraho kamera kamambaye ambaye tumenye uko byifashe twabakurikiranye twebwe moto imaze kutugeza yidusiga ngira ngo urabona yuko imodoka ari ngi sinamenya aho barimo kwerekera sinzi aho bari buze kwerekera sinzi aho bagiye ari buvurwe ari bukire naga ari buvurwe dore imodoka ngiyi turacyari kubakurikirana nizere ko turaza kugerana ku musozo tumenye iki kibazo kirangiye gute ese bigenze bite bakurikire bataducika gusa ndabona basa nk'abaparitse ndagira ngo nze kumenya ikibazo cy'uyu muntu byifashe bite biraza kugenda gute ndabona bamwe batangiye kuvamo reka mwiriwe neza Niriwe. Turi kumwe n'aba bantu nta kibazo ndaza bakubwira bimwe mu bibazo byabo bari bavuze ko baje kura muganga Bari baje kura muganga muganga siko adahari muganga nawe uhari ntacyo ubwo byangombwa ko twamuhamagara akaza akadukemura ikibazo kuko ikibazo cyacu kirakomeye ni umurwayi udusaranye nyine bitunguranye uko bimeze rero hano tugira umuco wo kwakira abashyitsi turabaha karibu mwicare tuze gukurikiza ibindi muganga niba nawe uhari wumva bafite ikibazo cy'umuntu bazanye kwa muganga kiraza gukemuka cyane ntabwo kiribuze gukemuka ni ukuvuga ngo muganga we ni cyo kazi yahisemo azi icyakora ahubwo reka twe duhe uwo muntu karibu yicare noneho turebe ko twahamagara muganga tumubwiye ko ari umurwayi umukeneye ubwo araza kuduha igisubizo cy'ukuri murakoze cyane ubwo mwakurikirana cya kibazo cyanyu tukaza kumenya uburyo turi bwinjire niba bamaze kutwemera ko turi bwinjire mwareba uriya murwayi wanyu sibyo okay ngira ngo rero nkuko murimo kwibona still twamaze kugira ngo kwa muganga reka menye ngo ikibazo cy'uyu muntu kiraza gukemuka cyane ntabwo kiri buze gukemuka already ndacyari MC Seti nizeye ko turaza kugerana ku musozo dore ngaba still baracyarimo kwinjira turaza kumenya uko biraba byifashe niyo mpamvu ninabwiye cameraman ati nukuriho kamera mama aracyarembye cyane biracyakomeje biracyakomeje muradufasha ari bwinjire mu nzu cyangwa abe yicaye mu abe ari hehe abe yari mu ntebe gato yaduhamagare muganga ariko sawa sister tuza basi sibyo tuza dore tugeze kwa muganga ihangane sibyo ihangane sibyo ihangane basi nako bamaze kwinjira nanjye ndaguma hano paka menye ibi bintu byatangiye gute yafashwe gute ese aravurwa cyangwa navurwa igiki wizeye ushingiye kuki kwizera ko ikibazo cye kibuze gukemuka hari undi muntu wigeze kuza ngaha arwaye ibirenze ibingibi muganga abasha kumuvura nyine arakira niyo hantu nshingiye icyizere cyanjye nuko ashobora kuza kumuvura nawe agakira wenda reka mbaze n'uyu murumuna weho gatoya we wabonye bitangira gute wambwiye yuko uri murumuna we wari uri mu rugo ntabwo wari uri mu rugo wari uri he turi mu rugo byatangiye gute bicaye muri salo nyine tujya kubona aratangiye arahagurutse ataye umutwe arahaguruka twe tumuhaye ibiryo arabimena tubona atangiye kuzambya ibintu mu nzu tubona ahise asohoka yirukanka nyine ubwo twamukurikiye none mama ibi bintu urabibona gute urabona niba twabyita kugusha ishyano niba twabyita gute wabibonye gute ajya gufatwa nawe wari uri muhira
ibi bintu ni nko kugusha ishyano kuko ariko nyine nari maze iminsi mbona nk'umuntu mukuru w'umubyeyi mama we bitameze neza ariko nkagira ngo wenda ni kwa kunda abana b'iki gihe bananirana nibwo uyu munsi nabonye hari ikintu cyahindutse cyane mbona atangiye kumena ibiryo atangiye kwirukanka mbona atangiye kwambara amashashi mbona arananiranye mbona ngombwa ko nitabaza inshuti n'abaturanyi n'abana banjye bose barantabara ko nabonaga bimeze nabi bifite indi sura itari isanzwe nuko nanjye nabibonye ariko uyu munsi nibwo nabonye ko bikomeye cyane. Umusore ategwa urakeka ko byatewe n'iki? Ngo ari umusore yaririye amafaranga niyo mpamvu nawe ubimuteje niko nanjye numvise ariko ubwo wenda ngeze kwa muganga wenda baraza kubimbwira wenda baramufasha akiri. Ubu ngubu turashaka kumenya ikibazo cy'uyu muntu kiri buze gukemuka biraza kugenda. Ikibazo kiri buze gukemuka ufatira mikoro nta ikibazo cyo kiri buze gukemuka ariko niba ira nimero ya mbere yanze mu muhamagara video call muraza kumusanga nta kibazo. Iri yuhaye ura mama niyo ari buze kuboneka niyo ari buboneke rwose kandi nagajya buraho kandi mungiye kugira impungenge umurwayi wanjye arakire. None mama ubu iyo nimero bayi baguhaye biraza kugenda gute? Iyo nimero bayi bamaye tubwiye yuko iriya yanze iyi ngiyi muri buze kumubonaho. Ngo nshobora kumubonaho reka tugerageze turebe. Igerageza turebe. Ndabona bisa nk'ibigiye gukunda ahari. Reka twegerane. Mugamwiriwe. Wa mama mugarutse wigeze gufasha kuri cya kibazo cy'umurwayi twigeze kuzana aho ngaho akaba yarabashije gukira. Ubwo tuhise twongera duhura nacyo aka kanya ubu tuvugana dufite umurwayi umeze nabi twagira ngo ubashe kudufasha. Twageze iwawe turi iwawe. Ni umurwayi w'umuturanyi twazanye kwa muganga nyine turakubura biba ngombwa ko tuguhamagara. Murakoze cyane nta kibazo turamufasha. Samu tugerageza ameze nabi kabisa. None se umurwayi ni uwawe n'uwande? Ni uw'umuturanyi reka nguhe mama we mubashe kuvugana. Muraho neza. Amakuru yanyu? Umwana wanjye ni umwana wanjye w'umukobwa urwaye. Nagira ngo umfashe bandangiye hano ko muvura bwa gakondo muvura. Ntabwo nzabyongera. Mfashe umwana wanjye meze ntabwo nzongera. Mfashe ntabwo nzongera. Umfashe ntabwo nzongera. Kugira ngo mugire icyo mufasha. Ntabwo nzongera kurya amafaranga y'abandi umufashe ntabwo nzabisubira. Nagira ngo wihute rwose. Umufashe ntabwo nzabisubira kurya amafaranga. Nagira ngo wihute rwose ameze nawe umwana wanjye. Amaze iminsi mbona atameze neza ariko uyu munsi ntabwo byakomeye cyane. Kurya amafaranga y'abandi. Kandi bandangiye ko hano muvura rwose. Nitwaje amafaranga kugira ngo tumuvure se cyangwa ibibazo bike? Amafaranga yo si ikibazo rwose, amafaranga arahari. Cyangombwa nuko nshaka ko umwana wanjye akira. Kwambira amazina y'uwo mwana? Amazina y'umwana? Yitwa Shemusa. Yitwa Shemusa. Amafaranga yo gusuzuma nangahe? Rero bameze n'umugebe ikibazo cyose yamwe kigenda kugira ngo tumenye ko tubikemura. Niba turasuzuma tukamuvura cyangwa se niba ari ibindi bibazo kubaza kugira ngo nkashaka kubaza n'umuntu waba baramuhemukiye nkamumenya. Ndashaka kumumenya. Wamushyiraho telefone tukareba niba baramumanye. Kanyimushyireho.
mfasha ntabwo nzongera kurya amafaranga y'abahungu mfasha ntabwo nzongera mfasha ntabwo bizongera wabibonye ndi kukabona urabona se uburwayi afite uzabushobora ndabona yarahumanyijwe n'umuntu bakundanaga ariko wabuze nanjye niko nabyumvise ntabwo mbizi ariko nuko nabyumvise none se nukuvuga ngo warumbye urashaka kumenya umuntu wabikoze urashaka ko tumukwereka ndashaka ko munyereka mukamumpera igihano cyuko yahemukiye umwana wanjye noneho aho ngaho iwanjye ukazi mwasabye umukozi twamubonye twamuhasanze turavugana kugira ngo mbabwire ibyo muza noneho n'ibindi bategeka nta kibazo ngo ngegera hino muvugane none muganga mwiriwe natwe turi hano nk'itangazamakuru juste uko ibintu byatangiye natwe twari turi mu kazi ariko twifuza kubakurikira kugira ngo tumenye iki kibazo imva n'imvano n'amaherezo yacyo ubu uyu muntu ahantu bamukuye tubonye ari kure cyane birizewe hari ikiraza kuba cyashoboka ni ukuvuga ngo nayo mpamvu nayo namushyiriho telefone turebere ikibazo yaba afite ariko mubwiye ngo ko bamuhumanyije bahumanyijwe n'umuntu bakundanaga ari mubwiye ko umukozi w'aho ngaho mubwire ibyo nzandikira kandi nzanasiga aho ngaho kugira ngo tugire ibintu dukurikirana ko hari ibyo yaradusabye bitandukanye wowe ntabwo uri hano ntabwo uri buboneke ntabwo uhari yewe ntabwo ndi hafi hari imiti nagiye kuzana Sumbawanga n'undi ndimo ndakorera abantu kuri online cyangwa se n'abantu nasanze hano muri Sumbawanga aho mba ndi gufasha Sumbawanga ni hehe wenda ku bantu batazi uretse ko nanjye nahazi ndi muri Tanzania okay none reka tumuguhe tubashe kumenya iherezo ryabyo bari bambwiye ko munshaka fungura cya cyumba cy'haruguru uzane inkoko ihari muyishyira tuyishyire muyishyira hafi y'uwo murwayi yibazanira ibahereza ndababwira icyo bayikoresha yibazanira iyo nkoko twagusubiza uyu mama uyu mubyeyi w'uyu mukobwa mume tuvugane nta kibazo tuvugane dore sinzi wenda niba uri kureba dore urabona ko yongeye akabarusha imbaraga ibi bintu ni agahomamunwa pe inkoko yari ihageze nagusubiza mubyeyi okay bayimpaye none ndashaka kubanza kwereka umuntu wawe ukugiriye nabi ariko ndakwereka numara gushyiraho amafaranga y'ababyeyi ariko nese mara kuvura umurwayi twamaze kwereka n'umuntu waguhemukiye ugomba kuzazana ishimwe ukadushimira nitugera iyo ngiye tuzaguhamagara ubwo twabonye nimero yanyu bakizana rwose cyangwa nuko umwana wanjye ashaka ko akira amafaranga niho wanyereka ko wabikoze ko amafaranga washyizeho yashyire ku nkoko yashyire munsi y'inkoko inkoko irambika hafi y'umurwayi amafaranga ashyire munsi y'inkoko ayahashyize noneho nimukoze telefone ku murwayi ibyo bamubwira ndashaka tuza mubwire ngo urute bwawe ngo tuza tuyimuterekeho tumuterekaho inkoko cyangwa telefone cyo kureba niba mukuru noneho nta kibazo noneho iyo nkoko ndashaka kuyihanga amaso ndashaka kwereka umuntu wakugiriye nabi
yego umuntu wangije umukobwa wawe urimo urayireba ndi kuyireba umuntu witwa Gerard umuzi ndumva muri iyi minsi yaraje kumusura mu rugo yajyaga aza kumusura ariko ntabwo nari nzi ko ari we ni cyaherutse kumuzanira umwana wawe niba cyaherutse kuza yitwaje azaniye umwana wawe aherutse kuza mbona amuzaniye ji n'imyenda hari imyenda yamuzaniye noneho rero iyo myenda yamuzaniye hari ibyo yari yitwajemo hari nabyo byatumye bimugirira nabi kuko uwo mwenda wambayeho uwo mwenda yambaye ndashaka kuza kufotora ukaza kuwunyohereza n'ugera iwawe yego noneho ndashaka wongere urebe muri iyo nkoko umbwire icyo uri kubona muri iyi nkoko ureba ndi wereba muri iyo nkoko natumikira impande y'umurwayi ndimo kuyireba rwose namubonye namubonye niwe nigeze kubona bari kumwe mbabwira mukangira umusazi ndashaka kumuhanira rwose ntamukiye ndashaka umuhana ukanyereka ikimenyetso nanjye namubonye bari kumwe oya niwe namubonye rwose niwe yajyaga aza mu rugo kumureba reka mugaragureho gatoya kugira ngo atazongera urarabimenya hari ibyo ari nori ukore ubona ko ajya mu barozi cyane ariko humura intsinzi ndayiguha ariko urabona azakira uwo yarakira aravuga ngaho yagize intsinzi kandi uvuga ko ndaguha intsinzi icyo nshaka ni uko akira rero ayo mafaranga batanze ntabwo ahagije n'inzoga y'ababyeyi uzazanisha nk'igihumbi 500 by'amanyarwanda y'amadolari 500 nta kibazo rwose ikibazo ntabwo ari amafaranga arahari ubwo uzaza tuganire tugire ibindi tuvugana ndashaka tuzaganira nkagira ibindi ngufasha kuko ndabona hari ibindi bikugarije yego rwose urakoze cyane ikibazo cy'amatsiko yego none wari umaze kumubwira ko nagera iwe araza kuguhereza iyo myenda ku ifoto ese uzagaruka ryari kugira ngo bahure nawe ikibazo kibe cyagera ku ndunduro kuko ubona yuko cyagihangayikishije abantu batari bakeya ndetse kandi n'imiryango ye nko gutya muhamagaye n'ubundi hari abandi bari kumamagara kuri telefone mfite hari telefone mfite y'umuntu navuye uba muri Suwede nayo ndabona bari kumamagaraho mfite telefone ebyiri mfite iy'inyarwanda nkagira n'iy'anyamahanga abantu bakunda kumamagara ko bari mu mahanga uko iyo ndi hano n'undi mari gukora ubwo ningera iyo ngiyo nzamuhamagara duhure ngira ibindi mufasha ko ndabona hari ibindi bibazo mfite ndashaka kubimukemurira byose numvise n'umuntu w'umubyeyi ntabwo agorana nta kibazo abandi baba baduhamagara impande n'impande kugira ngo tubafashe ibibazo biba ari byinshi nawe byamurenze yabuze icyo kuvuga none muga ubu niki cyatubwira yuko uyu mukobwa akize ko tubona n'ubu ngubu ataravuga kugira ngo wenda tube twakureka natwe dukomeze akazi niki cyatubwira yuko yakize ni ukuvuga ngo cyabwira ko yakize nubwo muraza kubona yari afite amahane muraza kubona ko yagabanutse kandi n'ibyo yavuga agataka birahagarara arava aho ngaho ntabwo yava aho ngaho yageze kuri iyo nkoko y'abakuru basohokana uburwayi atirirwa muza mukamamagara muri iwanyu mwari kumwe ifoto yiwe nkamuvurira ku ifoto nta kibazo ibyo ngibyo byo kuvurira ku ifoto se muzajya mumagara muri aho ikibazo cyabereye mutiriwe mutegeye mufata moto n'ibiki ngo muje ku kazi ko kenshi hari igihe mba ntahari biba byiza iyo umuntu ahamagaye tukavugana nkamubwira ibisabwa akabimpa none nanjye nkamukemurira ikibazo cyiwe ibyo byo kuvura ku ifoto mujya mubikora se cyane rwose turavura ku ifoto uburyo umuntu afite ifoto aba afite byinshi twabumuvura ikigendanye no kuba bamuhumanyije icyo cyo rwose twagihagaritse
ntabwo iyo nkuko yahagurukaho yahageze ngahagurukaneho uburwayi. none twebwe nk'abantu bakomeje kubakurikira ukabona uyu muntu hari ibintu yatererejwe ndetse n'abavandimwe bakaba bari kumwe nawe n'umubyeyi we, nkatwe nk'itangazamakuru nta ngaruka nta kibazo dushobora kugira nk'abantu nkatwe twageze aha ngaha ndetse kandi tugakomeza kugendana nabo, wumva uyu nguyu yari afite ibyo yamuterereje, twe nta kibazo turagira nk'itangazamakuru ingaruka z'ibi byose. Niyo mpamvu twe turi abaganga ntabwo turi abicanyi cyangwa abakina iki n'iki, ubwo turi abaganga tuvura ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ikibazo mwageze twakibakemurira, ariko ntabwo waba wagize kwa muganga ukureho ikibazo kandi wagiye ujyanye ikibazo kugira ngo gikemuke. Sawa, murakoze. Urakoze. Ubwo nk'umuntu aramutse agukeneye, umuntu aramutse ankeneye nawe afite ikibazo, urabona nk'aba ngaba barangiwe n'undi mubyeyi babona kuza hano iwawe, urumva ko uyu mubyeyi yari ahazi, ariko noneho hari undi muntu utakuzi cyangwa se utahazi waramutse agukeneye yakubona gute? umuntu yankeneye rero ukuntu mbona ni ibintu byoroshye rwose kumbona n'ako kanya rwose twabonana nk'uko mwabonye nimero yanjye, n'undi yashaka ukuntu yayibona cyane ko noneho ubwo turaza kuyaka uyu musore twasanze niba ari umugabo, ndetse n'abamama harizo bari bafite turaza kuzibaka. keretse niba mwashaka ko nayibasomera noneho kugira ngo n'abandi wenda niba bayumva bakazajya banyandikira kuri WhatsApp cyangwa se no kumamagara ngo mpamagaye kuri WhatsApp, ariko kenshi WhatsApp niba ari nziza neza twara amafaranga menshi, mwambwira nkayibasomera nta kibazo niba namwe mwishaka. Mbere y'uko idusomera hari ikibazo cy'amatsiko uyu mubyeyi afite ashaka kubaza, wenda twanze tukamwumva. ndashaka kukubaza, ubu ngubu birizewe ngira icyizere ko bitashobora kuzongera? Ntabwo ushobora kwishyura ikintu ngo kireke gukemuka, niyo mpamvu hari amafaranga wasize mu iyo nkoko. Ubundi iyo uri kuyaduha no kuri telefone, ku mobile money, ku zindi serivisi zitanga amafaranga zitandukanye, iyo wishyuriye ikintu cyari kigomba gukemuka ntabwo wakwishyura ikintu ngo ugende gutyo, kandi ngira ngo urumva ko rwa rusaku yari afite rusa naho rwagabanutse, icyo nkwijeje cyo usohoka aho ngaho akize. nari ngize impungenge, ariko ubwo unyijeje ko ayakize nanjye ndabibona ko atakimeze nk'uko twamuzanye ameze, ubu narangije kubyizera nk'umubyeyi. ndumva nashima rwose nkagushimira ko wabashije kudufasha, numva nta kibazo kigihari. Oya turavura rwose, uzajye uha n'abandi nimero n'abatuma abantu bareba kandi bagira ibibazo bitandukanye. Nanjye ninjya mbona n'undi muntu ufite ikibazo, natwe twaje tuyoboza hano, ubu nawe najya murangira nkamubwira yuko hano muvura rwose kandi bigakunda, umuntu agakira agataha akize. Ushimire umubyeyi wakuzanye rero, nta kibazo rwose. Ni karibu muzaze muza no kugishura nta kibazo. Uwo muntu arakwambwira ngo arashaka nimero, mu tuvuga niba ashaka mbere y'uko umpa nimero ya telefone nanjye ndamubaza ikibazo cya nyuma, kuko natwe twari dufite izindi gahunda, twari turi mu kazi. Izindi ndwara ushobora kubuvura ukurikirana, ibindi bibazo ukurikirana by'abarwayi nk'ibi ngibi by'ibitererezanyo, noneho batubwira kuko ubu tuvugana byamaze kugira mu itangazamakuru, abantu bagomba kubibona. Noneho batubwira rero mu zindi ndwara muvura, tukaza tujya kuri nimero ya telefone natwe dukomeza akazi. Murakoze. Urakoze cyane. Buri ndwara tuvura muri rusange wenda ntabwo zose nazivuga, ariko nageza kuvuga nk'indwara 5 cyangwa 8, ariko ubundi indwara ni nyinshi: amarozi, amarenga n'amatemekano, ibihuherano, tuvura amahembe, turategura abantu bafite ibibazo by'imanza, abantu bahuguza abandi, umuntu akagura ubutaka undi akabwiyandika agahita bumuriganya, ibyo ni ibibazo dukemura. Ikindi abantu bahinda zazi mugongo, abantu bazinze babuze urushako ndetse n'urubyaro, ni ibibazo byinshi dukemura. N'imvune turazivura, n'abantu batatera akabariro neza nabo turabafasha,
tugira imiti yitwa umuboroboro sinzi nimba aho mujya muwumenya abantu benshi usanga badashyuka ariko iyo umuhaye umuboroboro rwose akozaho ibintu bikagenda neza. Muga naje narakaye ariko birangiye nsetse ngaho nimero ya telefone dukomeza akazi ngo ibyo ngibyo by'ubu sawa murakoze nimero ya telefone nimero ya telefone rero ubundi kubonekaho niyo ngiye kuguha ego ndi kuboneka wandika akamenyetso ko guteranya ukandika umubare 25 25 7 7 56 56 61 61 510 murakoze cyane mugira ibihe byiza. Iyo niyo nimero yacu tubonekaho cyane kuri WhatsApp. None aya mafaranga basize munsi y'inkoko biragenda gute ko mvuda hari biragenda gute? Ayo mafaranga rero nibyo namubwiye nti inzoga y'ababyeyi. Ibindi ubwo turabikomerezaho ku iyo mu gikaro ukuntu nk'aba uwo ni umukozi wa nyuma namusize aho ngaho abantu bazaza hari banyeneye tuzakomeje kubafasha ibyayo mafaranga rero nta munyenge biteye iyo ni inzoga y'ababyeyi turagira ko tubigenza ni umuco wa gakondo. Okay murakoze mugira ibihe byiza. Murakoze cyane kandi ko turabona umuntu yatangiye no kubyuka sawa murakoze. Yego mwavugisha uyu muntu. Okay murakoze. Nimero yiwe ni ingi nayibonye hamagaye nzamuhamagara. Sawa ishe mu bit Ngize uri hehe? Ngize ntabwo mbizi numva umutwe uri kundya. Nese ibintu byagiye biba guhera mu gitondo niko bambwiye iwanyu urabizi? Nibikiza nibiki ntabwo mbizi simbizi. Dore n'imisatsi yawe yacitse ntabwo uri kubibona. Wapi numva umutwe uri kundya. Okay reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi duhura na byinshi bitandukanye nubwo twe turimo twerekera tujya mu kazi werekeza uyu muryango kugira ngo tumenye uko ikibazo cyari kimeze. Ni MC Seti nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije.